Ivy? Ivy? Garuka. Garuka nicaranga. Wowe bite byawe? Kubona uzu ugatambuka ukagenda uri kureba turicana mama wawe ntugire uvugisha no kujya mu gune. Ese yo bicuri kwikura hera? Ibyo niyo uri gusabura mu cyaro. Niko. Subiza ndakukubaza. Iyi mico wadukanye ni mico bwoko ki? Ntabwo meze neza. Ubundi si utameze neza bigenda gute? Ntabwo uza ngo bivuge. Iyo utameze neza n'umunwa wawe uba wafunze ari super guririho. Ufite ikibazo? Kundeba nakugize nte? Kundeba. Maza mami arabikubwira. Njyewe? Nuse ndamubaza ibyo ntazi. Sinagukoze iki? We mbwira ibyo ngomba kumubaza. Ndamubaza iki? Habaye iki kugira ngo uze ubone twicaye nta kuvuga nta kugira gute nta mwaramutse nta mwiriwe urakomeje uragiye. Wowe na mama wawe ni cyo kibazo gihari? Ibyo yabwiye Alex. Arewe. Ibyo yabwiye Alex. Nibyo se byatumye ubyimba ko? Uretse gatoya. Uretse gatoya. Ibi nibyo twahoze mu kanya muze kunjijisha. Byagenze gute? Nyine kureba Alex ariko nyine twashwanye kandi no kubera mami yamubwiye nabi nyine bya bindi byo yabizi none ngo nagashaka kuzigera mbona yambwiye ngo nagashaka kuzigera mbona ngo nta kintu na kimwe ngo ashaka ko tuzongera kuvugana ngo kubera mami wanjye kandi mami njyewe Alex natambabara tugashwana burundu kubera wowe njyewe unyibagirwe nk'umwana wawe sinzigera nkwabarire icyo kintu ubukize muri wowe. Oya ntabwo ndi kubyumva neza. None se ibyo yamubwiye ni ubizi. Mbese ntabwo nzingera nkubona kubera Alex. Sekana nkubwire mu biti. Mbese bakina bakubita. Dana nabwaze no kwikira. Ntabwo yagikandika cyose umuntu akubise. Dere nta nubwo uzi kwikira ko bakana nahe hejuru harakandika. Niyo mpamvu nabonaga bitari gukura. Umva umbwira rero Kanuma. Hariya muri koridoro rya mu cyumba cyanjye. Narunze mu gitebo imyenda yanjye sitameshe. Inkweto zanjye zidahanaguye. N'amavarisi 3 uri buhabone urayamanagurira neza. Kubera ko ngiye kwimuka. Namajije kubona inzu. Ibirabyo narunze nabonye urundi warunze ara n'ibyanjye ngiye kumesa. Nese umva nakwimukana ibintu bitameshe. Ako ndayimesa ameza ngahe. Gameza ngahe? Reka. Turakura no gukora cyane no kwiga. Ugomba kubimesa guhera ejo byibuza iminsi 2 ibintu byose bikaba bimeze neza. Erega kano urumva nabonye inzu. Kandi inzu ugushaka guhumuna akazaga. Narangije kwishura. Ndashaka kwimuka. Erega ngiye kwimuka ntago nshaka kujya kwiba. Nta kintu kumarira kubyo uvuye ngo ugiye kujya kwiba. Wawe nta kintu bintwaye ariko nanone si wanjye kubyo nahaguma. Menye ko ari icumbi narasabye ntago naje. Ntago ari ibyo nigeze se mbikubwira ibyo. Wowe ndashaka kubana ngo wayabonye ngo umuntu umugabo ngo babana. Oda. Wowe nkorerezo dira sibyo? Ntago ariko biraza kuza kugutera akantu. Ndaza kukwishyura humura. Ntago ari nta kibazo njye ndakubwiye ko ngira ikibazo cy'amafaranga se kano. Okay nari. Wowe binkorere neza ahubwo we nabaye byiza. Uze kunterera pasi kandi niba utanabizi ushaka umuntu utera ipasi abinerere neza ndamwishyura. Ubwo nayo yiyongereyeho. Urumva se utarabufuta gato. Nanjye ngo utamvana no kumenya gushinga umushinga wanjye kuko amafaranga yaraba ari menshi. Kuna kuntu wambwira ngo ngenda furi baro byose gushinga umushinga wawe suzi ndi buguhangana. Inkweto zingana kuriya zose munzi meze. Cyangwa uri gushaka kungeranya nyoko uravuze ngo nakwishyura miliyoni. Ukorere 35,000.
wowe ukora ibyo ushinzwe, icyo ndi bugufasheho ni ukugutereraho akantu, kuguha akantu ukishima. Nari ari kibazo cyo kwa n'undi nari none se ubundi ntiwabyemera utabanje kunstress? nabyemeye mabusha reka nawe uri mabusha urana uko uri utajya untera akantu n'undi nta n'ikintu nakoze ubundi wagiye ungurira akantu ni ngombwa ubona ube nagize icyo nkora nshobora no kungurira akantu nta kintu nakoze Kano mbabarira. Ahubwo se mu gihe wicaye aho ngaho ubu ntiwaba ubikora, ntiwaba uhera ku nkweto. nyine twari tuvugana Tuvugana iki? Tuvugana nibyo gusa ugiye kumbwira urumva naba ndi ku ntacyo Njye Alex nanyanga nanjye ndiyahura. Agoye. Akomana pocuri. Kwiyahura she. mbese Ego. do kwiyahura. rero bya bintu byawe Kwiyahura. uratangiye Kubera Alex. ariko wowe mbuze ntabwo wakwiyahura. Eh? wowe mbuze mu buryo butumvikana nta ngaruka byakugiraho. Twahuye dukuze ariko. Mbese ndaho ngaho gusa niyo mpamvu mbese wowe urumva ko mbuze we wagenda ukwawe. Wambonye twese dukuze dufite ubwenge. Oya ibyo reka twere kuvuga amagambo akomeye imbere y'umwana. Igendere gira mu cyumba. Gira mu cyumba. Subiramo mama. Nyiramwe. Alex ambuze jewe nakwi. Ngakwigira gute? Mama ivi twumvikane. Nibi nibyo twahozemo mu kanya nkubwira amakosa ukora warangiza gushaka kwirengagiza. Ntabwo uzi ko Alex akuna na Ivi. Ibyo ntukizi. Ni inkuru wumvise bwa mbere. Umubuza gukundana nawe kubiki. Mese nigeze mutuma ngo nagenda bwire uyu nguyu umwana w'umukobwa wacu ibintu bitari byiza. None si byo umukoreye mu kanya ntabwo ubizi. Si byo mukoreye bivuze yuko nigeze mubwira nabi. Kumubwira ngo sinzamushyingira Ivi ibyo ni ukuvuga nabi. Nyine none se uni kumubuza urukundo rwe ukamubuza ibyishimo bye urumva ikindi yamwitura ari iki? Niba yumva atazabona Ivi nkuko bimubwiye. Urumva yakomeza kuhatiriza kuri Ivi. Mwagiye mworoshye. Reka rero nge ngubwire mugore mwiza, mugore nkunda, mugore nubaha. Ivi cyumureba wirebe. Ivi n'umwana wanjye nkunda cyane. Wenyine? Ntabwo ari wenyine. Wibuke ko twavuye muri Amerika tuje gushaka Aime. Tugize amahirwe turamubona. Uko ukunda Aime niko nanjye nkunda Ivi. Ivi yavuga ngo arashaka amanyobwa, yavuga ngo arashaka se biri hanze, yavuga ngo arashaka rutikanga, ikizamugwa ku mutima nzagishyigikira. Niba akunda Alex bareke bakunda. Izo kategori zawe sinzikeneye, sinyeneye ngo uzushireho limite ku mwana ngo ndashaka ukunda uyu simushaka. Bitabaye ibyo nanjye ndahinduka. Twese duhinduke none urubure gica. Nanjye ntabwo naramutwisa amezi 9 ndamwonsa n'amabere yanjye 2. Ntabwo nzamushyingira Alex. Ngo umva niyo bajya bari kwidarapo kwibendera amanitse akaboko gutya ntabwo nzemera ko umwana wanjye arongorwa na Alex. Ariko Ivi ari mu byangombwa byawe cyangwa mu byangombwa byanjye. Ivi waramwonkeje ariko n'umwana wanjye. Nkubaha nk'umugore wanjye. Ariko ku byemezo bikakaye ninjye ugomba gufata iya mbere. Nturi umugabo ngo uzamurongora, nturi umugabo ngo uzamutunga, nturi umugabo ngo uzamutera inda. Babyara ubuzukuru dukeneye. Uramuburiza iki kwishima? Abagabo baruzuye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ugira isoko ry'abagabo wowe. N'abandi baruzuye muri Amerika ndetse n'ahandi hose za Canada ari abagabo. Hanyuma yavuye atababona. Ntabwo Alex ari umugabo wenyine muri iki gihugu cyangwa no hanze yawe. Ese wowe umuri ku mutima? Tubyihorere. Nuguhera ku nkwe ngubu ukina ndahera ku nkwe. Cyambere kimwe tuzawe nta mazi bashyiramo. Harimo suppress imiguru biruzi Messi. Uyu munsi nibwo bute ko ngomba kusinya. Nagwambira aho mwana. None se kungiye kugenda kusekana ubaye gute? Ikindi cya kabiri nshaka kukwibariza. Ndabizi. Umva mbanza nkubaze mbere yo kugenda. Wambaye ukandangira umukozi. Nta mukozi uzi w'umwana mwiza. Ufite imico myiza. Narimbize no kudashaka kunsiga ngo tujyane ngo oya nabo ndi bujyane nawe kuko korera gigi kandi gigi nishiti yanjye se nakujyana. Wowe mva nkubwire shakira agakozi kakara keza gafite imico myiza ariko utiba udafite ingeso mbi.
kuko ntago nabivamo kugenda ngasigana inzu cyangwa meshe umuntu uri umuntu n'ikibyi niba ngari ikimurimo ntabwo amenya ngo ni iki ngo umuntu ateye niba yiba niba atiba ntabwo gusa ariko ndabafite ntabwo namuvu nyine se uramunshakira mu gushakira nyuma yo kumvikana nawe mfitemo iyihe nyungu ufitemo iyihe nyungu kandi ntabwo ubwiye ngo ndagutera akantu kuntera akantu nako kumesera imyenda kukuzana umukozi uramangara urashaka ngahe se duhere mu bihumbi sengana tugende tumanuka paka ariko turenga 40 48 uramangara uzi ko maje kurenga muyeha ngahe muyeho bitatu nyine uzi ko maje kurenga muyeho des 8 uzi ko maje kurengo cyane kandi uvuga ko ndi kugukurira nawe bwira yurama nyine tire tumanuka paka tire tumanuka kuko ngo senkani nyine yego nanjye ndavuze ni igiciro kubera kundangira umukozi ni igiciro dore amafaranga ntazakurengereza ni 20 n'utayafata uzayihorera uwo mukozi ntabwo kuragira umukozi ntabwo kagira uwo mukozi se kazaba yuzuye ahantu hose guturi kungata nutaba 45 nayo muzane aka kanya mfite mubyara wanjye bita Kayobe ndabizi nawe yarabuze akazayirwa nyihamagarishwa ngo mushakira ndahita mukuzanira mubwire rero urayamana mubwire ku buryo ejo munini nimuka tuzajyanirana ahari apana stress genda namuhamagara ndabitekerezaho ato mayisabone n'ubwihari uyu mukozi amaje kureba watinze unatinze wallahi watinze zigenda amazina yiwe turi kumwe nkamuherekeza nkaba ngarutse shaka noneho ndumva nishimye cyane mu buzima bwawe kugeza ko ngiye kubona biza sheri wanjye ndumva ibyishimo ari byose mu mutima wanjye nsinana wambabariye niba bishoboka ukareka biza ukagivinga kuri biza Claude nimba uri murumuna wanjye ukaba unyuba ukaba unkunda mbabarira ntukajya uvuga kuri biza si ukumuvugaho cyangwa iki ariko ngiye ahubwo kuko mbikubwira ni uko ngukunda ntabwo nshaka kuzicuza ntabwo nshaka ko uzababara ntabwo nshaka na Claude nta kwicuza kurimo nta na kumwe njyewe urabizi neza ko nkunda bizi ntabaho adahari ngize amahirwe noneho ntakiba mu rugo ndabizi ko aje hafi yanjye tugiye gukundana neza rero nyine ndabizi ko ukunda bizi si unazambabaza gute kandi kubera ntabwo nyine wapfa kumenya uburyo yakubabaza mu bwo aribwo bwose Claude nambabaza ntacyo nzemera mbabare hakuritse ko rega sinzi impamvu wamwishyizemo ukumva ari umuntu mubi kandi nukuri kakubwire Claude nimba hari umuntu w'umwana mwiza ubona ni bizi kunana ahubwo nkorera ku mutima wawe shaka dukumva naruhutse ngo urukundo ni impumyi sinzi impamvu nyine umeze nk'uwahumye utabona ibijya mbere Claude ntago nahumye ndi muzima amatwi yanjye n'amaso yanjye bikora neza ubwonko bwanjye buri ku gihe neza nta kibazo na kimwe nana okay reka twirengagize ibyuko adafite amafaranga nubwo ariyo ngingo nshingiraho nk'umukubuza ariko ntago ariyo y'ukuri nyakuri amafaranga sinyakorera ayanjye yose nacyo azayatwara nyine ngende reka twirengagize ko adafite amafaranga kuko njye ni ingingo naguhaga nzi ko urayumva ariko ntayo ujya wumva ariko hari ibindi bintu bibi byazakugora uri kumwe n'abizi Claude ikintu cyose kizangora ndi kumwe n'abizi nzakihanganira kandi nta nubwo nkeneye ko uzajya umbwira inama aramutse aguca inyuma si cyaka guca inyuma ntabyo ntacyo azabikora ariko nanjye akomeza nkunda nana ugeze kuri urwo rwego Claude ese nana ntabwo ushaka si ubwa mbere ubwe ngo nakunze umuntu none se ubu turakomeza tubane nta kuvugana agahinda kawe gatura ibisheke kandi ndi umuntu mu bana mwana wambaye amahoro yanjye ntayo mubujije mwese ko ntacyo ntagize ubundi man ntabwo nzi ko wirakaza utya vrema
umuntu akarakarira icyana cy'inzobe kuriya mwana uriya muzungu. Alex nawe uri indage. Sinzi ibyakurakaje ariko nta mpamvu yatuma wirya ku cyana cyiza kuriya. Nese ubundi wambwiye Ndumva amaze kurambirwa mwana. Urumva ukomeza kwiyambira ku kandi ubibona neza ko bidashoboka ni ikibazo. Umeze nkaho uri kwiyahura ubibona. Uriya mwana ntago iwabo bankunda. Mama we ntago nkunda bibaho pe. mama we niwe mukundana. Uretse gukundana n'umwana iwabo umuryango utagukunda nzashinywa nawe. Ariko ibyo ngibyo nabirenza Alex. We no kubyumva. Sibyo? Nyine kuzubaka urugo ngakora umuryango. Ngakora n'ubwo bukwe. Nta muryango ngira urabizi. Ndabizi. Sibyo ndi nyakamo. None umuryango mbanegereje ni wa muryango w'umugore. Bavuga ni basi. Ni bonyine bazaza bakajya bamuza amarira. Cyangwa se bakamberaho ababyeyi banjye batabatari. Ariko se nimba nabo tutari kumvikana mu wabo marasanye nabi bitarahuye ubwo ndi kwifurusa mi. Vandi biragoye ariko nanone nawe ntabwo nanone wari ufata umujinya ngo uture umwana wenda wamuganiriza ukamubwira uti ibintu bize gutya ukabijyaho inama. Je nagiye iwabo urumva Aime nimufite kumbwira ngo sajya nkwicisha inzara akazana amafaranga yo kujya kurya sino yamwishuze bene nasaba bamujya amajerekani yamufasha nkamuha ku yanjye nkamutwaza nire mubaye hafi mu buryo bwose bushoboka. Noneho inkuru yibwiye mama we ngo bimukora ku mutima aravuga ati burya Alex nafitaga gutyo yafashije umwana azaze mushimira. Mwumve ko twice turi ari kunshimira. Mwumva mu mutima ndishimye nkavuga ati birakemutse ariko nkabasigaranya akaro kuvuga ngo haracyari intambara yo kuba no bana ari babiri. N'ubwa mbere wabyumvishije se basakona n'agaciro. Ikibazo ni uko udashishozereza muri byo. Basi katuganye. Basi mbabarira. Okay, reka mukomeze mukundane ariko basi muri gukundana ugerageze guhumuka ujye uneka utuntu duto duto. Hari utuntu uzabona ukabona ko Claude yavugisha gukuri. Claude akamubwira ikintu kimwe. Kuri bizi ntukajye ungira inama. Nanjye nawe nzakugisha. Byerekane ko biri iyi situation ndimo. Ego ntago mba nkugira inama nani. Ntago uri kungira inama. Biba ari ikintu ndi kugusaba. Kugusaba ko mu rukundo urimo wazajya ugerageza ibindi byose byo wicara ikibazo. Kugusaba ko mu rukundo urimo wareka kubyishyiramo cyane. Claude. Ibyo urukundo bibyivanga. Ninjye narenze ukuntu nari mbayeho mu gihe atarahaye. Ninjye narenze ko niyumva kandi nanjye mukunda si wowe. No kuba bararanga rero uzababara ninjye nzababara. Ubundi impungenge ufite n'izi. Mukuri mukuru wanjye. Uri amaraso yanjye. Fasha kwishima bazi. Akiri ikintu nagusaba. Okay. Nibizaba successful. Biza ka umuntu. Okay, bizi nazaba umuntu muzima nk'uwo ntekereza. Nk'uwo nifuza ko yazaba umugabo wawe. Nukuri ko nzabashikira ibyishimo byawe. Ariko naguma kuri yanjye muzi wowe utazi. Ntago nge nzijya mbyishimira. Wamfashije kwishimira mu bundi. Okay, ngareka nje nkubeshya ko mbyishimiye. Kandi kuba ari ukubeshya ibyo byamfasha kurushaho. Sibyo? Ese ndandura komeje. Okay. Ntago wambwira ngo basi mfashe no kwishima n'umunsi nkuko nanjye nishimye. Basi ndakwishimiye ko wishimye. Okay, murakoze. Bitahese. Hari utuntu ngiye kureba hariya.
murumuna we. urukumva murumuna we wana umubyana nugaramenya nuko leta naime dukundana naramukamenye ko ni leta naime umubyeyi unyanga urwo rwango n'undi mwana wumwe nimva ko bana be bari bose nabashajije none azavuga ko ndi jini dore kajya nita ni jini azajya no kumfungira azayumva ko ibyo bintu bidasanzwe azakumena izuru rero ngiye rero nicara avuga ati umubyeyi n'umuntu ugifitemo akantu kuko umuntu ubona gusaba imbabazi ngo mbabarire ntitwaye nabi aho nabaye gutya amara gusaba imbabazi akakubwira ngo nubwo ngusaba imbabazi naguze inshinga n'umwana wanjye ndumva sinumva isinyikara gihe ndavuga ni igihe kuki fanga imbabazi wasabaga za nyirarubishwa nta kugira ngo uyeruruse were ko umwana wawe nyine ko nta kibazo yari kandi wowe mu mutima wabizi neza ko utambabariye cyangwa sinumva nyine bwana be bose nanumwe nshaka n'ubundi dore ko maherezo n'ubundi bizarangira bibaye intambara umuntu usuramye ngo bavane mazamenya ko bose matereta iwabo babimenye bumva ko bakinyira mu muryango wabo cyangwa nagagatsi binakirikanye nishakira izindi zirazanye nawe gusakiza zabanega kuvakirira ntabwo nakugira inama yo guhita ubihagarika icyambere abana baragukunda kundi nega uri gutekereza ko nyine finale yabyo amaherezo yabyo kuyatekerezaho nyine wowe urumva winjiye mu maraso y'abantu mu bantu babiri bahuje amaraso ariko nanone wabiha igihe rega byo wizera no muri process hari igihe uko iminsi ishira wenda wabona n'umwe azapfa simbyifuje cyangwa umwe akabona n'ikindi kigabo akaba aragutaye n'iki nyine nta wamenya wowe wihita wiheba mani ngo uhite urakara gutyo ikindi n'umubyeyi yahindura imyumvire wowe wihita wisararanga ngo uhite ufata decision uhubutse urabizi iyo urakaye ugafata umwanzuro akenshi birangira wicuje birira agashake mwana wa mama kuko uravuga ngo ndarakaye ngo ntacyo nzongera kubavugisha ese barabana ntacyo bagufashije bafashije kari stress ibya kagasambu se bamubwiye kakabanza tekereza kabiri uzi buri kiro kabona imyaka igusiga ugize kujya guserera muri izi nkundo z'aba bana nabe bitazanakunda kuko kamwereka gusa ngiye gukora hari ikintu ndi kwibaza ubwo se urabigenza gute ariko rero mba ngugire inama kandi ngugire inama y'akagabo ndakunda wabwira aime akamugusabira imbabazi aime ndago nabonye baziranye arega aherutse kuza hano mbona bari gusuhuzanya ngo abantu baziranye mbajije regisi arambwira ngo barakuranye ngo baraziranye ubwo se urumva utamwifashisha nyine nga mukuru wawe none ukamubwira ati mvasha kwiyunga na shiri wanje umunzabira imbabazi kuko munaziranye wenda araza kunyumva urumva ibyo bintu ndi kukubwira atari byo wewe arega wenda nubwo uzi gusaba imbabazi uragenda ukazana bya bindi byawe byo guteta regisi kuzivuye ku mutima imbabazi ziba zikuvuye ku mutima iyo umuntu usa ari gusaba imbabazi arajenjeka bivuga gute iyo umuntu ari gusaba imbabazi nyine aringingaga ibyo bita gufata mu kibuno urabizi gufata mu kibuno gakoraho reka ngubwize ukuri umberaga musha musaba imbabazi mumeze gutya ibyo se nibyo ngubwiye ndakubwiye bisaba gufata umuntu mu kibuno kugira ngo bidahita nyine ukabaza musaba mufashe ngaho uzagende umugore ku kibuno rero kindagukorera mbese uri kumbwira ibiki nyine umuntu aringingaga cyo bita kwingingaga yego ukamusaba imbabazi ukamubwira ati regisi ngubuze ndago nahumeka regisi ubuzima butarimo regisi ndago bwakunda nje kuva nakubona nibwo natangiye kumva ndi umuntu muzima ukazaje umenya n'amagambo y'imitoma ngayo nyine bisubiremo twumva none ninjewe regisi nzaba imbabazi Alex ntabwo nawe nagufite Alex kuri kubivuga se ng'umuntu uri kubitekereza nyine ng'umuntu babibwiye wo bivuge uzaje witsa imitima uvuge Alex twagiye Alex babarira sinabona ngufite Alex nganyumve
Alexi. Alexi. Simbona urimo? Alexi bite? Byiza, amakuru yawe. Ni meza. Umeze neza se? Meze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana. Wareka tukaganira niba bikunda. Nanjye ndashima Imana. Nta kibazo mfite. Wareka tukaganira niba bikunda se? Kandi arakurikira. Si mu busanzwe tu. Uramutse ubyemeye. Ntacyo twira. Alexi. Sha. Nyine nari nshenje kubaza impamvu nyine wabwiye ivi n'abejo. Ejo cyagiye ntusha tunahari twese kuriya. Odi. Karame. Hari ibintu umuntu uri mu buzima amaze kurambira. Ivi ni inshuti yawe nyine ushaka wanamugira n'inama. Ntabwo urukundo rwanjye nawe rushoboka. Uretse gato. Kubera iki cy'urukundo rwawe nawe rudashoboka? Urumva mba maze igihe ngerageza kugira ngo ndebe ko nakwiyunga na mama we. Sinzi n'ikintu nyine tunapfa n'ubundi. Mupfa kuri umukene. Kuki ibintu ntibishakwa. Mama ivi ni kameze kuva kera ibyo byo turabizi. Rero urumva nyine ko bitashoboka nyine njye na Victor turi gwatiza ibintu tuzagira bikunda. Njyewe ubaze kugira ngo njyeyo agiye kunsaba imbabazi. Urumva Aime yamubwiye yuko namufashije kwa mubwana. Cyari yagiye kuma n'agashimwe nahise nkari. Urukumva? Ariko ngiye kumva numva arambiye ngo nubwo twiyunze n'iki ngushimiye ariko ntabwo uzishimira n'umwana wanjye. Ubu umutima namaze kwiyakira mvuga ni mu masabye imbabazi byanze bikuze sigaje intambara yo kumenya wenda ngo ko urukumva ariko nase numva ibintu bindeze ravuga ati nubundi dugutumwa yanjye muri bano bantu ndimo ndakura nsaza ndi gutumwa muri bano ushobora no kutazabyemera kuri ndapfa ugasanga umwana agataye ndi guca kuwo nzambera umufasha ndi guta ku muntu wundi uzashaka n'undi muntu. Alexi, kuri ubu ngubu amahitamo asigaye ari ay'abana ntabwo ari nka kera ababyeyi aribo bayitiraga. Kubona ari kera kandi umuntu umubyeyi ari gushaka kumuhitiramo ntabwo byakunda. Banza umenye ikintu ushaka, umenye n'ibyo ugiye gusabira imbabazi, ureke kuvuga ngo umuntu uri gutekereza ibintu nzayine wowe yakubwiye. Cyangwa se nimba utanabishoboye no gusaba imbabazi uri ibintu bita guhakwa. Guhakwa urabizi? Guhakwa. Noneho nimba utashoboye kuvuga, saba imbabazi upfukamye. Umufata amaguru uvuge rega isi we ndago nakomera kunyanga we. Uriri. Amarira ndago gaza. Kandi reka nkubwire nuko regisa atarahura n'umukobwa uzi kwihambira. Ba bakobwa bitaga ngo abihambirize. Kwihambira uzi icyo ari cyo? Ndaguzi icyo ari cyo? Sinzi ikinyarwanda cyinshi nakizi. Tuvuge ko utazi ibintu byo kwihambira. Ni ikinyarwanda gikomeye ntabwo nyizi. Nyine wewe umuntu avuze kwihambira uri kumva ari igiki? Kwihambira. Kwigira gwiziringa uzi byari byo? Nakubwiye gikoresha ikinyarwanda. None reka ngubwire tureke ibintu by'ibinyarwanda. Ndashaka kuzigira gwiziringa kwa regisi. Ukigira washyumbetse uzi byari byo? So wabizi ibintu numva ko nawe uri kunyongerera stress koko. Uvuga ikinyarwanda ndi kumva. Ubu tuvuge ko utari kumva. Si byo ngibyo usubiza ko ikinyarwanda gikomeye ntacyo numva. Ngo ni ukwihambira ngo ni gwiziringa ubwo namenya ari. Ukigira washyumbetse. Yego. Regisi ukamubaho supaguru se ndayuzi. Ndayizi. Uzigire kwa regisi supaguru. Uzamubere mbagama icyo bita guhagama umuntu. Umuhagame ku buryo niyo yaba yakomeza akajya kukuruka uzafata hano mu josi rye yashaka kujya kukwituma ugafata mu kibuno cye ku buryo atabashaho kwitandukanya nawe. Mugana no sizajye nzajya mukurikirana ngo ngo nutambabara sinkureka. Wabyumvishe? Ngari rugendo. Akumenya uziko kuvukira mu gikire bihindura umuntu injiji neza burundu.
arewe ndagazi wasya imbete ndagazi gwiziringa ndagazi imbagama arewe abana bo mu cyaro ko twakoze nabi di mwana wo mu mujyi ngo ndagazi ibyo bintu ntukanabimenye Ive ukunda gukunda ndabizi neza ko iwe batamuhitiramo ngo bikunde kandi nawe urabizi nawe icyo ni ikintu neza ikosa ni irya mama Ive Alex nta ikosa ari irya Ive kandi nuzi ntangero ugiye ufite z'abantu bagiye kundana ababyeyi batabyumva nyuma bazabona byarakomeye ababyeyi bakigarura bakazabashyigikira niba nta kosa mwakoze we na Ive wenda ngo bafite impamvu yo kuko nta mpamvu yo kwanga bafite murakundana mwe just mukaberera imbuto nziza hari igihe kigira ababyeyi ubwabo bakigarura nasone tubireka undi wowe tuvugisha ukuri izi nambara ubona nzazirwana gute Ive arankunda Emma arankunda nzarwana gute izi nambara nzamenya mitemo ndeke Alex ibyo ni ibyawe rega nta makosa wakoze nkawe ubwawe nka Alex amakosa nakoze njyewe uri mukuru ibyo ni ibyawe nyine ufite ukuntu uzabikemura sikara wagiye kundana nabo wakundanye nabo bose ufite ukuntu uzabimanaginga yindi sinzi uzahitamo ariko basi witangira kujya umuntu nka kuriya Ivaraje umubwiye nawe urakuze uzi n'ukuntu uriya mwana yikuriye mu muryango w'umutima woroshye yifitiye umutima woroshye twagiye arira inzira yose Alex ngira isoni ariko ntabwo njye nta bintu by'inkondo nabivuyemo nta bintu by'inkondo ese basi harwegeze umukunda n'agakunda n'agake mutima wakusiga kandi umufishe ko namukunze none se gute umuntu atava mu rukundo umunota umwe ngo nyina w'umukobwa yamubwiye nabi umwe umukobwa ni umukobwa ubwo agakwiye guhagarara nk'umuntu w'umugabo ukarwana ngwane kugeza ryari kugeza igihe uzamutsinda umuntu ukwanga nta kintu umupfagara kubera ubukene se we yarabuvukanye yavutse usanga waba warabakire uzaza na Ive muhanure ko mama ataza gusaba imbabazi abona yarabaye umugore wawe burundu azajya bakwakira abakire urabazi bajya kufungisha rero ngiye ngo ndi muri ibyo byo kujya gushimuta abana b'abandi akwa Ive nawe ubwo n'ubwo bintu byo kwanga Ive ubwo n'ubugwara Alex wapipe ubwo n'ubugwara nicyo cyakugenzaga nicyo cyangenzaga ariko nyine basi yaba warutuje ukanyuma niyo ushaka kumva iki muri ibyo ngibyo basi ibitekerezo ureke kwanga undi mwana kubera wowe uje ukora iki hano uje ukora iki ahangaho